ngo ndakwibye gute? Amaguru yanjye ntabwo ari gukora hasi. Adakora si ugukorera amafaranga. Wowe uzi ko uyajyanira ubuntu se? Neza. Amafaranga y'igikana. Sisi nayo nabikubwiye. Ndashaka amafaranga yo kujya gukoresha inzara. Ndashaka no kujya kugura dress code yo muri ya Boydisha. Ya Boydisha, ibintu ya Boydisha ntabwo uzi ko ntigeze ndyemera. Nise sheri ko njye nakoze uko abantu bakankora Boydisha kubera iki ngiye ntajya muza abandi. Ibyo bintu by'ama Boydisha ni ibintu byo kutesha abantu umutwe, ibintu ntabwo akona amafaranga yavaye. Umuntu agira amafaranga yo guhakagira amafaranga yo kwishyura inzo kwishyura abana ku ishuri ukabona amafaranga ya Boydisha, ibintu wabyihoreye. Nise ko nari nabikubwiye wabinyemereye wampaye amafaranga nkagenda uragira ngo abandi bantu kuko bancishemo ijisho. Ntabwo amafaranga yo gukoresha inzara ariko ya Boydisha ntabwo nayaguha pe. Ese kuki ugorana gute? Ahubwo ze ngorana mu kintu ariko wabyumva. Nise muri aya mafaranga ntabwo ari menshi rero. Nangaye? Ni 70,000 byose. 70,000. Sheri ntabwo watuma rwose banshishamo ijisho mbabarira. Wajya inzara nangahe? Ndakoresha ha make kuri 20. Sibyo? Amafaranga nayo mfite pe. Amafaranga nayo mfite rwose kandi umbabare unyihanganire. Cyo kora inzara yo ndaguha. Iyo napfa kubona. Niba utari buyame yose ubyihorere. Nese ubona ubundi se nabanze koresha. Ya Boydisha ubundi bimaze iki? Ya Boydisha wabyihoreye ko nta kintu bigiye kutuzanira muri urugo. Ako se nabure umuntu yakora ibintu bifite inyungu gusa. Nanjye mba naragiye mu z'abandi bangiriye mu zanjye mba ngomba gushyigikira abandi bakobwa bagiye kuba. Zararangiye bihoreye. Nese uriya mukobwa n'umuzi ko si inshuti yanjye. Ntituzamutwera nakora ubukwe. Ntituzamutwerera se. Ariko nyine na Boydisha wiraba kandi nayo ngomba kuyitwereramo. Abandi bari kwishyira ku maliste se ubunge ndasigara. Ntabwo nasigara njye. Umere nkaho udahari. Ntabwo byakunda. Ayo mafaranga mbabariro yame urayanyemereye. Ntabwo rwose wantinduka ku munsi wa nyuma kandi ejo bundi ku cyumweru. Mbabarira n'ukuri yame. Nawe urabizi ko urabizi ko nta mafaranga ahari. Ntabwo rero rwose ntayo nza kubona. Kandi ubizi ko tuzaba twerera uzirwa y'umunsi wose nayo nzata akazi kanyirwa y'umunsi wose nzanabatwara. Ibyo ntabwo uzabihagije. Nakugaya kutaye muri Boydisha uzamwihorera. Gusa nagaragara gute? Wagaragara gute se wagaragara? Ndese Grupe y'abantu 80 ngiye nyiriho. Ndajya kugaragarira ndese. Genda njya kugaragara. Sheri umuntu ni inshuti yanjye nawe urabizi. Ntabwo uzi ukuntu yitanze mu bukwe bwacu. Imana naramushimiye. Ngabanyumvira. Naramushimiye kandi ntabwo amafaranga. Ndavuga amafaranga y'inzara ibya Boydisha tuzamutwereramo. Ubwo nayo yihoreye n'ibata yabo. N'ubundi ntacyo nzabanze koresha mu bundi se ndabanze koresha ngiye. Kuko ari kugira ngo nzakoresha inzara nzagende nsa neza. Ntacyo ubwo nzaguhera rimwe. Okay naho. Nzagomba tugiye mu bukwe. Ntabwo nzagera n'ikihorere. Ubwo n'ubukwe bwe ntabwo nzagera. Ariko Sheri njye ntabwo ibyo bintu ngiye rwose nabikwemera. Ibintu by'amaBoydisha byigwa bihombye ingo zimaze gushira ngo ni Boydisha. Ubu ejo mu gitondo uzavuga ngo ni baby shower. Bakunzi ba Sano TV nongeye kubasuhuza. Nizere ko mumeze neza, mukomeze mudushyigikire kandi mudukunde. So madamu rero mubonye ko yabyutse nsaba amafaranga ndayamwimye ariko ntago nyamwimye kwera urwango ndayamuha. Ariko uyu munsi maze iminsi nijyana muri siporo nkamubwira tujyana akabyangarananiwe n'iki ndayamuha ariko ngiye kuyamuha yayakoreye. Umunsi ngiye kuyamuha yayakoreye, ngiye kumukoresha challenge ubundi mukoreshe siporo kugira ngo mbashe kumuha ayo mafaranga. Ngiye kumuhamagara yayivumbe ndeye ko agaruka, nagaruka akemera kubikora nibwo ndi buyamuhe. Challenge kunaza kubiterero. Aragera akora push up imwe
afate amafaranga ngiye kumutegurira, akore push up wa kabiri afate amafaranga, akore push up wa gatatu afate amafaranga, araza gutwara amafaranga ari buze ko ahwanye na push up ari bukore. Guys, rero ngiye kumuhamagara, ntago ari kutwumva, yivumba agiye mu cyumba, kumuhamagara ze ubundi mu challenging. Kanze Sheri? Ako se wivumbe neza ku buryo n'amafaranga nayo ngo ayo gukoresha inzara uyanze? Nta mpamvu yo gukoresha inzara. Kubera iki? Ese nazikoresha kubera isi. Niba utanga amafaranga yo kuzagenda, ni mpamvu y'inzara. Uro ukuntu bigiye kugenda rero. Amafaranga ndafite ndayaguha, ariko urabanza unkore ibyo ngiye ko gusaba. Yo gukoresha challenge ifaranga ngaye. Urabanza unkorere ntago nagutakoreye. Oya aya urabanza uyakorere rwose. Amafaranga ngaya ndafite ndayaguha, ariko urabanza ukore ibyo ngiye kugusaba. Ese sheri ubu ni ngombwa kuko ngo ubanze umakaje kugira ngo amafaranga akomba nakoze nikabagahagije. Aya mafaranga ugiye kuyakorera, ugiye kunkorera push up. Ego Jesus ngo push up naguzize. Push up se ni ibiki? Push up ni urakora, reka nze ngiye kukwereka ukuntu uza kubigenza. Urajya ukora push up imwe, amafaranga ndayambika hasi gutya. Ukora push up imwe ujyana inoti, ukora push up wa kabiri ujyana inoti, ukora push up wa gatatu ujyana inoti. Nukora push up ebyiri urajyana 10. Nukora push up enye ujyane 20. Nukora push up 5 ujyane 70 ingahe. Nuko biragenda. Sheri wambaruka amafaranga akareka ko. Nuko bigenda. Cyangwa se umbwe nongere nyabike. Tugenda ubanza unyereka uko babikora. Izo bride shower zanyu nizo nzara. Nago uyu munsi nago byavamo ko wajyana utagize icyo ukora. Sheri ko no kugorana, ariko nyine uko nkeneye kugenda abandi bari. Uyu munsi urabigura nago wajyana utabiguze. Nyine nyereka ngaho nyereka push up ko nzikora. Fasha telefone yanjye kwanza. Twagiye rero sasa, twagiye. Beno tugende. Rangaya hano kari biryo biziretse. Uyu munsi urajyana wayakoreye. Ariko narumiwe ko amafaranga ngaya. Urajya uratera pompage gutya. Rimwe uhita ufata inote uyishyire hano. Ugire kabiri ufata inote uyishyira. Ugire gatatu ufata inote uyishyira. Ayo uri bukorere nayo ngayo. Twagiye rero. Sheri ibyo bintu ntago nabi. Twagiye. Manuka. Ubundi so wafata nkiri. Twagiye. Ndanagufata akavideo ahubwo. Basi sinjye guhindura imyenda. Uko warugiye ni kugomba kugenda. Uko warugiye ni kugomba kubikora. Basi ni ikintu nshiraho amaboko. Uyu munsi urayakorera yewe. Bega amafaranga. Reka nze nkufate na video ahubwo. Ese ko mbona n'imisatsi yanjye iri bwandire nayo urayama yayo. Burya. Ndapfuye. Yego. Bara amafaranga. Wahita amafaranga garavunaga. Ibintu nzabikwishura. Uzabinyishyura nzabikora. None se chef. Reka nicare yina. Hanyuma se nongere se.
si uko bakora pompaje uramanuka hasi ntabwo nakweretse wenda kanguha urugero urajya umanuka gutya kubibona ngo twagiye unyice na video gutya aha ngo ni inoti imwe urayikoreye oya ni ebyiri bana ni imwe nyishyire na hariya se ntarekuye aya ngaya urayakorera tu sheri ntabwo ibintu nabi ntacyo we kabiri ase nk'ibi bintu koko mana kudafata amafaranga mushyire hariya ko mbona uyamaze ahubwo ra mana nyagasani gerayo ni iya gatandatu ubu si 30 kuko 70 cya iwe sinakwiye kudakora siporo kwawe rwose mbabarira reka njyanayo ujya sawa njyanayo umaze gukorera yifate bantu shira hariya Kristo usi 70 byageramo aho ndi kubona ko yajyana vuba reka nze nkwereke reka nsiganya ndabona ko yajyana vuba reka nze nkwereke sha amafaranga uno munsi urakorera twagiye aho twagiye nese ni nkubita umunwa muri aya mazi shiri nawe ibintu nawe twagiye yewe amafaranga garavunaga bana we nenda yanjye twagiye isika ryanjye birakoramo shiri ase ubwo waretse ibyo bintu bye gera hasi ugwa hasi inoti imwe igaruka oya bana sheri yo kandi waguye hasi yo nayikoreye bana hafi kandi waguye hasi ninde wakwiye gupfukama ariko nugumayo ndavanaho indi noti oya sheri nsubiza wala note ne nafashe sinyishizeho yongeraho indi iriya cyari igihano cy'uko upfukama manuka ugerayo gerayo ubwo urajyanayo rero oya ntabwo byakunda nawe ngwino ubikore ibi bintu uri kumbwira njye uramemba iki ndagusubiza ariya njye niyo blood show nzayireke oya nubinyereke urayansubiza ndagusubiza n'isoni njye urankoresha bureka kubera ubu nawe ngiye kuyakorera faranga wari utwaye sha siko wari uyantwaye ndajya manuka mpita nyijyana uretse ntabwo turatangira ibintu wankoreraga ku ntoki ze ndabyibuka aya ndanayanywa ngewe sha kira uretse manuka mpita nyijyana manuka uri kubikora vuba vuba manuka mpita nyijyana uretse biri kwihuta nta biro ufite karagutera manuka mpita nyijyana oya uretse ariko kuzimaze ko mbona wirukanka hazimara se igihe nawe nkubwira ngo ujye muri siporo kananira manuka ujya uzamuka twagiye ndakubiri hagiye oya muri kunyiba umva
birabaye byinshi. Mwakoze siporo harya nayatwara yanjye 70. Oya impari nanjye ayo nakoreye. Baba. Ntabwo batwarase ngo ushoke kandi nanjye sinkwaye n'umunyenga. Nta munyenga nagusabye. Njye naho ureba ukuntu wampinduye. Naguhinduye se washaka amafaranga. Nese ubwo amafaranga ni ngombwa ngo mbanze nyakorera. Utakorera se amafaranga naguze kunavuna wowe. Akira. Oya. Mereza ntaga amafaranga yatwara yose. Oya sheri aya mafaranga. Na urabi. Rwose rahura n'ibibazo nari mfite mbabarira. Ibibazo se wari ufite ibi? Ndakoresha inzara ndaza kwishyura. Ko umuntu ushaka kuncika. Ahubwo arafunze. Kanze ndaje shaka tubonane sha. Bya bayida washa byanyu mwigwa muntwara amafaranga ngo bayidishawe.